mu banyabyaha nari uwa mbere, byari byarambereye umutwaro. Yesu amaze kuntura arambwira ati genda ubwira abandi ibyiza nagukoreye. Mwirinde gucira imanza abantu, ahubwo ubwanyu mwisuzume. Ejo abo mushinja kari abanyabyaha batazabatanga mu bwami bwo mu ijuru. Uhereye i Yeruzalemu abantu bo mu mahanga yose, Yesu ati bagomba kujya bigishwa ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha mu izina rye. Kristo Yesu akuzwe. Mbere ahangaho rero nshimira uwangiza uko ndi wantoye si igihe wamutoye, kandi anshyiraho kugira ngo ibyo yantumye mbigeze kuri benshi bashoboka. Nababwiye ko ari ubutumwa nakiriye muri 1992 ndi mu rugendo rw'isenderezwa mu bakarismatike, mpamagarirwa kubugeza kuri bose na hose. Ariyo mpamvu natangiye urugendo nkajya muri Kongo mu maparuwasi 4, mu Burundi mu madiyoseze 8, mu maparuwasi 49, ariko mu Rwanda ni amaparuwasi 178 maze kubujyanamo. Bivuze ngo aho zagera namwe muzabugezeyo mwisakame duhabwe Yesu Kristo twamwemereye kwanga icyano kumukurikira. Iyo mpawe akanya nk'aka rero nanjye kugira ngo mpamye Yesu wanjye na mama wanjye Bikira Mariya, ntabwo ngapfusha ubusa, ndagakoresha n'ibyo ngiye gukora mu minota mikeya. Hanyuma rero namwe ubwo butumwa muzabutange, sibyo? None nababwiye ko ari ubutumwa ntanga mu ndirimbo nkazicuranga, nahawe zirenga 350. ni ubutumwa ntanga mu nyigisho ndende, iyo hari umwanya mbutanga amasaha 3, ariko iminota itarenze 10 ngiye kubikora mu izina rya Yesu. Ni n'ubutumwa ntanga mu nyandiko, nagerageje kubabwira ko nanditse udutabo twimfasha nyigisho kugira ngo ubwo butumwa bakeneye kububona no kusoma babwumve. Nagize amahirwe rero yo kugera hano iwanyu, twahahuriye muturutse mu paruwase atandukanye. Hari icyo rero ntagenda ntababwiye. Mu ndirimbo zanjye ndirimba, hari aho ndirimba muzumva mvuga ngo turagutabaje Bikira Mariya ngusabire iyi si dore igeza harenga, mama dusabire mubyeyi. Ntabwo rero nava hano ntabibabwiye uwo mubyeyi mama Bikira Mariya niyambaza nisunga, ari umperekeza muri ubu butumwa ntanga. Niwe wasuye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 muri 1981, ubwo yaje avuga ngo bana banjye nta kindi kinkuye mu ijuru nka mama wanyu mwarazwe ku musaraba, uretse kuza kubaburira hakiri kare, kubera ko mbona igihugu cyanyu cyugarijwe. Ndabona kinjiyemo n'amashitani, ndabona gitemba imivu y'amaraso, ndabona imihoro, ndabona amacumu byo gutemagura no kwica abantu. None bana banjye ndabasabye, bana banjye ndabinginze, icyambere mbisabiye bana banjye ni mwihane, mwicuze, mwisubireho, musenge nta buryarya. Niba bitabaye ibyo ishyano rigiye kubagwira. Ngikindi cya kabiri mbisabira abana banjye, ndabinginze ni mwirinde intambara z'amagambo, mwirinde intambara z'amadini, mwirinde intambara z'amoko, mwirinde intambara z'amasasu, mwirinde n'intambara z'indimi. Twaranze tuvuniye ibiti mu matwi twanga kumva, kandi abanyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona, kandi ngo amatwi ari mu rupfu ngo ntagira gute. Cyane ko hari n'abandi benshi batujyaga mu matwi bakajya batubwira ngerego Bikira Mariya ni umugore nk'abandi, ngo ibyo turabizi, twarabyize, turabisobanukiwe, mwebwe mutazi ibyari byo nimuhurure mujya za Kibeho ngo yarababonekeye ngo abazanire ubutumwa. Kandi mu by'ukuri mama wacu Bikira Mariya yari yaje aburira u Rwanda rwose n'abanyarwanda bose nta n'umwe arobanuye. Arangije aranatubwira ngo erega abana banjye ubutumwa nabazaniye ntabwo ari ubugenewe abanyarwanda gusa, nta nubwo ari ubugenewe abagatulika gusa, n'ubutumwa bugenewe isi yose, amahanga yose, amadini yose. Ngaho muzajya hose muzabubanshyirire bana banjye.
arangije ubwa kabiri nibwo yajarira azarira amarira menshi cyane ngo bana banjye mbazanira inama n'impanuro mwange kunyumva no kunyumvira muvune ibiti mu matwi yanyu gusa nagiye mubabwire ngo ibigiye kuba muri iki gihugu cyanyu abenshi muri mwe nibimara kubageramo uzasanga bicuza bavuga ngo uwasubiza iyi minsi nyuma kandi bitagishoboye. Adusezera ubugira gatatu nibwo yaduhumurije aravuga ngo bana banjye mwebwe mwese abanteze amatwi mukanyumva kandi mukanyumvira ntimuvune ibiti mu matwi yanyu igihe muzabona ibyo ndi kubahanura byose byatangiye kubageramo mwageze mu rugamba rwahinanye mwabuze icyo mufata n'icyo mureka muzibuke yuko ngiye mama wanyu Bikira Mariya mwarazwe ku musaraba muzibuke yuko nabahaye iki agakoni ko gukubita shitani n'inyoshya mbi zayo nkabaha agakoni k'urugendo muzitwaza mu gihe cy'ubunyereri byabakomeranye. Mama Bikira Mariya nibwo yatubwiye ngo bana banjye mwese ndabasabye muzakomere ku gashapure kanyu. None umunsi mama wacu Bikira Mariya aracyakomeza kuburira abana be yarazwe ku musaraba hatubwira ngo bana banjye ndabasabye rozari yanyu nimuyivuge muyinture bigishoboka ko muyintura abana banjye agashapure kanyu mukavuge mukanture bigishoboka ko mukavuga mu ngo zanyu kubera ko ibihe biri imbere aha mubimenye mubisobanukirwe bana banjye ni ibihe by'urugamba rukomeye aho shitani igiye kuyobya no kurindagiza benshi ngo abenshi muri mwe bakazatukwemera abandi bagasohoka bakava muri Kiliziya Gatolika kubera ayo mashitani mubyirebera n'amaso yanyu ngo kandi muri icyo gihe abenshi bakazifuza kuyivuga bitagishobotse. Ijambo yasorejeho yaravuze ngo bana banjye nanjye nka mama wanyu wo mu ijuru mwarazwe ku musaraba mbagiriye isezerano rikomeye abana banjye bose bazankomeraho nanjye nzabakomeraho kandi nzabahisha he mu gishura cyanjye. Nanjye ndumwe mu bagize amahirwe yo guhura n'uwo mubyeyi mama Bikira Mariya ngewe ariko ntabwo nabonekewe ariko kubera ko ayo mabonekerwa yaberaga Ikibeho muri Nyaruguru kuva gitangira niho nabaga muri uko kuyakurikirana byatumye mama Bikira Mariya ndushaho kumumenya no kumukunda kurushaho ari nayo mpamvu mwabonye nagize ishyaka ryo kubandikira aka gatabo mubona kitwa ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be karimo biriya bibazo birenga 500 akubaza nanjye mbaza nababwiye ko iminsi yose irimo guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru hakubwira ngo mwana wanjye urafite umwanya icara hano nkubaze kandi icyo nkubaza unsubiza ubwa mbere ndashaka kugufasha kwitaga tifuza ubwa kabiri ndashaka kugufasha kubona igisubizo cy'ibibazo uri guhura nabyo mu minsi ya none bikurindagiza bikagutesha umutwe ubwa gatatu ngiye mama we warazwe ku musaraba mwana wanjye ndashaka kugufata ukuboko nkazakugeza ku mwana wanjye Yezu Kristo wakumpaye ku musaraba. Ntabwo aka gatabo nkamaranye imyaka 28 hari impamvu ariko abazagira amahirwe yo kukabona mujye muzirikana aya magambo ari munsi y'ino foto mubona na magambo akomeye cyane avuga ngo umubyeyi wacu mama Bikira Mariya atindirwa kubwirwa ntatinda kumva atindirwa kubazwa ntatinda gusubiza atindirwa gusabwa ntatinda gutanga niyo mpamvu akubaza ati wigeze ugera hakomeye ugeze mu bigoye urantabaza ubona singutabaye. Nabandikiye n'aka gatabo mubona kitwa nimuhinduke mwemere inkuru nziza ya Yezu Kristo. Aka gatabo ariko karimo za ndirimbo mujya mwumva ndirimba kuri Radio Maria cyangwa se kuri YouTube kuri chaîne yanjye yitwa ijwi ry'umubyeyi niko karimo zabajyaga heza abazumva ryari wasubiza iminsi nyuma ibigusha abantu twubahiriza igihe twaracumuye n'izindi. Nagerageje no kubandikira aka gatabo ku mpamvu yuko abijuru bababajwe n'ukuntu ingo ziri gusenyuka. Aka gatabo kitwa Urugo rw'i Nazareti umuryango mutagatifu nababwiye karige na sheri wanjye twakanditse kugira ngo dufashe abapapa n'amama basubire ku isoko baryoherwe n'ibanga rimwe isakamiro ryo gushyingirwa dufashe abasore n'inkumi banogerwe bishimira umuhamagaro Nyagasani ari kubategurira ari nako naberetse karimo uno muryango wanjye aba bana banjye uko ari 5 hari impamvu amazina yabo nayahawe nkiri umusore ntabwo ndi bubigoho byinshi sigaje iminota itarenze 3 n'amasegonda 20. Uyu mwana mukuru nabwiye ko yitwa Komeza intore zawe Jésus Marie Joseph mbabwira ko mukurikira yitwa Tubumwe na Yezu Simoni Petero ngiramo umukobwa umwe witwa Yezu Akuzwe Marie Claire ngiramo umwana wa 4 witwa Byose ni ibya Yezu Emiko Elias Marie Immaculée de la Conception
nabwiye ngo byose ni ibya Yezu mubimenye mubisobanukirwe, nubwo twanga kubikoresha tumukora muri kiliziya ye. Igihe kigiye kugira byose tubisigara, amafaranga muzayasiga, amasambu, amazu mwubatse, amatungo mworoye, twese tuzamuhinguka imbere, nta na kimwe kiduherekeje muri ibyo uretse ibikorwa byiza tuzaba twaramukoreye hano muri kiliziya ye. Nibwo azakubaza ngo mwana wanjye ko wansabaga ntacyo nakwimye, naguhaye gutunga ugatunganirwa amafaranga, ndaguha amazu, ndakubakira amatuwareti, ibikoni ntiwareba, nakoze uko nshoboye, ugura amasambu, uroro, rugira gute? Wabujijwe n'iki mwana wanjye gukora mu byiza naguhaye ngo ufatanye n'abandi kubaka kiliziya yanjye? Ngo ubuse kubisize byose bikaba bigiye kuribwa n'abatarabiruhiye, wungutse iki? Nabwiye ko uyu mwana wa kane yitwa Singizwa, wa gatanu yitwa Singizwa Yezu Aleluya Marie Merci. Sheri wanjye ro madamu wanjye niwe twicaranye hagati y'aba bana, nawe akaba yitwa Agnesi Mbabare Mpore. Imana nizaduhoza Mariya agahinda ibibazo, ibigerageza, ibitotezo duhura nabyo, itubwira ko nituba mu byayo muri kiliziya yayo neza, nayo izaba mu byacu, kandi impera n'imperuka ikazaduhanagura icyitwa amarira cyose ku maso yacu. Kristo Yezu akuzwe. Utu dutabo ni imfashanyigisho za byinshi nakababwiye, ntabonera umwanya n'igihe, ariko abadukeneye babasha kutubona. Abatwandika baba bifuza byibura akagatabo kamwe kagurishwa amafaranga 500, ariko kubera ibihe turimo bigoye kandi ubutumwa mpamagarirwa kubugeza kuri benshi bashoboka, niyo mpamvu kamwe kagurishwa amafaranga 350. Bivuze ngo nta fanta irimo, nta rwagwa rurimo, nta kigage kirimo, nta ji irimo, ariko abakeneye ubutumwa babashe kububona. Bivuze ngo dutatu twose ni amafaranga 150. Ariko nubwo n'icyo giceri kirengaho waba utagifite, ufite 1,000 cyonyine, twose ubasha kutubona mu izina rya Yezu. Nabashije rero kugera hano, dukeya mfite, abaza kuba badukeneye ndatubaha, nyuma bamaze kuduha umugisha w'isakramento ndajya hariya hepfo hafi na Bikira Mariya hariya ku ishusho ye. Abadukeneye mbere yuko nkomeza ubutumwa ndimo ndajyaho, ndi gukorera ubutumwa hariya muri paruwase ya Mushaka, niho maze iminsi kandi ndacyahari, ariko mbere yuko ngenda abadukeneye ndatubaha, sibyo none? Nabwo babaye bahari, kuko hari n'igihe baba ntabahari, nta mpamvu yo kujya kwirirwa mpagaze hariya. Hari abataratubona badukeneye utu dutabo, bazamura ikiganza bahari. Utwo mfite dukeya nazanye ndatubaha, nyuma y'umugisha w'isakramento ndahita njya hariya byihuse ntubahe, hanyuma mbone gukomeza urugendo. Reka rero mbashimire, ubutumwa bwo ni bwinshi, ariko iminota bampaye nsigaje umunota umwe. Reka mbashimire mu izina rya Yezu, shimire nyakubahwa padiri wampaye ikaze n'ijambo mu ntama za Yezu Kristo muragiriye, munamfashe twongere dushimire ab'ijuru bemeye ko uyu munsi wongerwa ku bugingo bwacu. Tubashimire tubaha amashyi n'impundu. Sigaje amasegonda 30. Muri ayo masegonda navuga ngo ubu ni ubutumwa ntanga mu buryo butandukanye, hangira n'amafurashi abakristo mwansabye aho nagiye nsura kububashyirira kuri flash. Ubu nagiraga amasedi 10 ariho indirimbo zirenga 120. Hari iz'amashusho, hari iz'amaudio, hari inyigisho ntanga, hari ibiganiro. Iyo flash rero ikubiyeho byose, mu gihe amasedi yagurishwaga 30,000, ariko flash ubasha kuyibona ku mafaranga make. Mvuze ko bishoboka ko hari uba ayikeneye yaza kuyimbaza. Ndabifuriza rero umunsi mwiza, ab'ijuru niba bishaka tuzongera duhurira ahangaha, ariko mwese mwiriranwe na Yezu.